waretse tukadiringa kuguha amafaranga ariko ibintu urimo amahoro akaboneka ahangaha muri umudugudu wa Bumanzi. Bose naje nibisabuze uzi neza ko nta kare kazi mbafite ngomba kwicara muri ofisi yanjye mutegereje wowe. Gihari cyo nuko umuntu wari wese ufite ahuriye n'urupfu rwa papa wawe maze kuva mu nzira. Icy'ingenzi ni uko dufite ikituzanye kandi bituzanye no kugira turangize ibibazo. Yego mwami Yesu. Yewe noneho ubu ngubu sindahava none ndi no guhumeka ndabona bagiye kuhansinda. Niko numva mwese mutunguwe ntabwo muzi Ikinyarwanda. Uraho neza? Amakuru Meze. meze neza. Na mahoro. Yicare mu kugene neza. Njye mpora nguwe neza. Amakuru y'imikino Ya yandi turaho bya Kinyarwanda. ariko se nshuti yanjye waretse tukadiringa kuri izi diru zikarangira ko ariho warangiza rwose iyi gahunda iri ahangaha. Igikuba cyaracitse urabizi shuri. Igikuba cyaracitse abantu barapfuye abantu barabuze bamwe barashimuswe hano mu mudugudu wa Bumanzi habaye byinshi cyane. None shubu waretse tukadiringa rwose ndakwinginze. Gerega sinanga kumvikana. Umuntu watezaga ibibazo uwo muntu yararangiye byararangiye byararangiye. Fatuma niwe watezaga ibibazo hano mu mudugudu wa Bumanzi. Kandi namaje kumenya yuko uriya muhungu wa Rukundo ari ugukoresha ari wowe umukoresha. Waretse tukadiringa kuguha amafaranga ariko ibintu urimo amahoro akaboneka ahangaha muri umudugudu wa Bumanzi. Ubundi uganiriye amafaranga uganiriye neza cyane. Ndahambira rero ahangaha ubirangize neza ubipfundikire bigiye. Fatuma niwe wari uri nyirabayazana ibintu byose. None Fatuma ntakigaragara muri uyu mudugudu. Bivuze ngo mu mudugudu wa Bumanzi kugira ngo abantu bakomeze gushira bagenda bahura n'ibibazo ubu ugenda udiringe n'uriya muhungu wa Rukundo. Hanyuma nukumara kudiringa nawe amahoro arahita aboneka muri uyu mudugudu wa Bumanzi. Abantu turyame dusinzire. Abantu babaye impunzi baragiye. Fatuma nawe twahumuriye irengero ariko niwe nyirabayazana y'ibintu byose nta kibazo. Wowe ufata amafaranga mbwira ntangaye. Miliyoni 2. Ubwo nabwo nuko nabakaturiye. Hanyuma indi miliyoni 1 muzayimpa byose imaze gutungana. Umva reka mbaze nkubwire. Wowe tegereza gatoya. Telefone yawe iri hafi aho ngaho. Iri hafi? Ntabwo nyafata amafaranga kuri telefone. Amafaranga yajyana mu ntoki. Ngo sheke se? Ibyo nta kibazo. Ubwo ugiye kuyakira by sheke. Wayampa mu ntoki wayampa kuri sheke aho ariko atari kuri telefone. Iyo hajemo ibintu bya telefone biba ari ibintu bindi. Kuri se shubu ko telefone amafaranga yari kuri telefone. Gendo yabikuze. Uyaze. Okay, nta kibazo. Ubwo ndaza kureba ukuntu najya kuri banke ngende mbikuze bya telefone ndabireka nyazane mu ntoki hanyuma duhure nyaguri. Kandi vuba ntarisubiraho. Oya ntiwisubire ariko umuntu nkawe ako reka mbaze gukisha. Ibibazo byarabaye hano abantu barapfuye muri iki gishanga abantu babaye impunzi Fatuma buri irengero ibintu byabaruyogayoze muri iki gishanga. Erega ibibazo iyo bitavutse nge sindya. Nge ndya kuko ibibazo byavutse. Ndakumva pe. Icyo nshaka rero ni amafaranga kandi mu minota mikeya cyane ishoboka. Humura ufite imfubyi ntuyibwiriza kurira. Ndaje nyashake maze nyaguhe. Hanyuma ugira gutya. Humura. Ubwo reka nsinge kuyashaka. Sawa. Kurandebera amasaha ageze umushenzi atarangiraho. Akunda ubushugu ni muntu nyabaki. Bose naje. Nibisabuze uzi neza ko nta kare kazi mbafite ngomba kwicara muri ofisi yanjye mutegereje wowe.
ako shugu mbabona ntazi byawe wamenye gufata abantu ku ngufu ariko njyewe nzagufata mu ijosi nkunige yumva ujugunye ahantu ubwawe udatekereza no kuba wakwikura nyumva neza bose natinze ariko amakuru nzanye arafatika igihari cyo ni uko umuntu uwo ari we wese ufite aho ahuriye n'urupfu rwa papa wawe umaze kuva mu nzira ndumva rero wakoroshye ugashyiramo imiyaga hanyuma amahoro akaboneka kandi ndakeka ko nyuma y'ibi ntabwo kuko iby'ingenzi byarakozwe nta kibazo nta ngaro nabikwijeje urabizi ko umukozi nta kibazo kirimo asante bose mutete karame mbarumbwire ntabire warayirangije cyaye kamubwire rero cyagiye nabonye uzamutse mbonye nsigaye mu gishanga njyenyine ndavuga ati reka da nanjye ndazamuka mpita nitahira ego ko mana yanjye sha icyo nzi cyo ntabwo wayahatinda niko se hawa mutambaza amabanga y'igishanga uko nayarangije murangurira ndazanye amahoro ahangaha murangurira dushya rwose wowe utungura kuko mana yanjye njye bavuga ko muri bungurire ariko umugabo uri hariya ateye ubwoba ntabwo ari umugabo usanzwe uzi ko ngira umugabo arikama umugabo ugahendahenda ugashyira amavi hasi yewe yendaga kumbaza na bya bintu ntabwo uzi njyewe duhura byagenze bite ndanje ntabwo byari byoroshye ariko nanjye nagize gutya ndabirangiza namuhaye funga mudamo se namwe sinjya mbamenye iyo mudusura muca mu gikari ntacyo ntabwo twica gahunda kuko kwica gahunda twakwica n'abantu ese nabyo birimo koko si bisanzwe se niko numva mwese mutunguwe ntabwo muzi ikinyarwanda turakizi none tumva mwese amajwi yanyu wagira ngo mufite izindi ndimi mwumva zirahari se nazo tuzivuge ikibazo ntabwo twasobanukiwe icyo ushatse kuvuga si ngombwa ngo umenye byose icy'ingenzi ni uko dufite ikituzanye kandi bituzanye no kugira ngo turangize ibibazo yego mwami yesu yewe noneho ubu ngubu sindahava noneho ndi no guhumeka ndabona bagiye kuhansinda muhumure nta kintu muba namaze kumenya ukuri kose namenye ukuri Fatuma niwe wakoze biriya byose wabyumvise mushiki wanjye nawe buriya yari kubikurikirana gake gake ntimugire ikibazo nta kintu bivuze ko mu mudugudu wa Bumanzi hari amahoro mutuze muryame musinzire murye mukore byose mana ushimwe ukuri kose namaze kukumenya Fatuma niwe wari inyuma y'ibi byose nubwo ntayizira neza ko yaba akiri ku isi y'abazima ariko amakuru mfite 100% uko nawe ubwiwe yaba ibyo bintu mbwiye icyo kintu uri kugira gutya kirimo kirankanga rwose kirimo kiranga ibyo bintu rwose mana yanjye subiramo wategereza ko ngewe hawo nakongera kugenda mu muhanda nemye buriya shugu yakoze akazi kenshi ntinya cyane guhura na Fatuma ni ukuri dore aho twahuye yafata akanyiruka ni ukuri akira ngo ukore mu ntoki akira rwose turabizi se ni ukuri akira kandi urabizi ko nteze byose yewe narababwiye ko ari byo bintunze akira nawe urakoze cyane ubwo amahoro n'ubwiyunge n'undi wese uzabona ikiraka azampamagare
hanyuma uvuze ngo gusa birarangiye inkuru mutugejejeho aka kanya y'ururukije imitima ya benshi mbese sinakubwira ukuntu numva ameze numva nkeye ku mutima ameze nk'akana gato tugenda twe ntabwo ushobora kumva ukuntu umunezero wasakaye mu mutima wanjye umutima wanjye wuzuye amahoro asendereye nk'iki se nk'isoko idakama mu by'ukuri twari duhangayitse ababyeyi twabuze abana murabizi abana baraguye muri biriya bishanga abana b'abakobwa bacu ntibari bakijya guca ubwatsi natwe abadamu kujya guhinga inkuka byari byararangiye kubera iriya nkuru ariko ubwo batubwiye ko birangiye ariko mfite akabazo ubona ngize Fatuma mwibuke ko tutaramenya ububi bwe yari afite uruhande rwiza ntabwo mubizi yari umubyeyi wajyaga atanga n'imiti y'abana barwaye icyo mu nda n'iki ndibuka ko akana kanjye gato yari wagahawe imiti reka mucece tuzakurikirana ubwo tuzaguteraho urwatsi akatsi sibyo